ngigera mu Rwanda ikintu cyandangaje ni umuhanda twanyuzemo, ni umuhanda mwiza cyane, mbese gwari gunyereye yewe dere hano bari kuduhereza n'ibindu. Iyo umuntu yahunze igihugu cyangwa atari mu gihugu cye abageranwa n'umuntu upfuye, nta burenganzira bw'ikintu na kimwe. Iyo umuntu adafite nationalité ibindi byose biba byapfuye. Mu Rwanda umutekano ni wose, ibyo bababeshya ngo uyu muntu atashye baramwica ni ukubeshya, dore ndiho barananyubakiye. Urumva nyine igihe cyatakaye ndikigaruka, ubwo ibyo twatakarije ngiyo nibyo turimo twicuza, ariko gake tumaze muri uru Rwanda turabona ibyiza byarwo kimwe n'imiyoborere muri rusange. Tubaye ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi, aho mwibwibonere abanyarwanda bakiri impunzi 10 basuye u Rwanda, bari bazanywe no kureba uko u Rwanda rubayeho kugira ngo bamenye ukuri ku Rwanda, kuko akenshi bavuga ko babwirwa ko u Rwanda rutateye imbere, u Rwanda nta mutekano urimo, rutaniteguye kubakira. Ikaze mu kiganiro cyacu. Igikorwa cyo gufasha impunzi z'abanyarwanda gusura u Rwanda cyiswe Come and See, Go and Tell gikomeje kugaragaza umusaruro mwiza. Abenshi mu mpunzi z'abanyarwanda bitabira iki gikorwa basubira aho bahungiye biboneye ukuri ku Rwanda, bikabafasha kureka ubuhunzi. Kuva tariki 2 z'ukwa gatanu mu mwaka wa 2017, impunzi z'abanyarwanda 10 baturutse mu bihugu birimo Congo Brazzaville, Zimbabwe na Uganda basuye u Rwanda mu gihe gisaga iminsi 4, bajya mu duce dutandukanye tw'igihugu, banabonana n'imiryango yabo, bamwe batari banazi ko bene wabo baba bakiriho. Byari umunezero kubonana nyuma y'imyaka igera kuri 23. bose barahari na mukansanga sekiriye no ako murakoze bana ni karibu mu Rwanda na amahoro. Ni mushiki wanjye nkaba nishimiye leta y'ubumwe itugejeje ku muntu twari tuherukana muri 1994. Nabyishimiye cyane, ubu kubwanjye ndagira ati ubwiye abaramaze akaba yaraziye rimwe. None rero ubu ngubu mu gihe atabashe kuzana umuryango we, ariko nabyo ndabyishimira kuko kubwanjye twari tutarashiranira ukumbuzi. Kubwanjye ku giti cyanjye ngomba kubivuga uko nabibonye, ukuntu batwakiriye nakurebye, na n'ubu ukuntu mfashwe nakubonye, nuko bangije ku bavandimwe wanjye nakubonye, mu bintu mva nta nubwo ndanabibona kuva mbayeho. Imyakire sindayibona kuva mbayeho. Noneho muri Kigali maze kuhagera, cyonyine niribazaga ngiye ubwanjye nk'umuntu w'impunzi muhe kwakirwa mu buryo nk'ubu. Cyaba data we, ndavuga nti Mana habwa icyubahiro byonyine, nakire mu buryo buhagije n'umunezero mwinshi n'icyubahiro cyinshi, mbese sinabona nta nubwo nabona uko nanabivuga. Nje nkigerayo nabonye u Rwanda ruterereye. Abana banje niyo bari maze imyaka 7 nababona, none abana nabonanya nabo. Ubu ndashaka kugira ngo
ntahenge muri ibyo byiza nisangira abana banjye niyo bari. Impunzi zagize umwanya wo kuganira n'abayobozi b'inzego z'ibanze babasobanurira gahunda za leta cyane cyane bibanda muri gahunda n'iterambere bigaragara mu duce bari bagiye bakomokamo. Uko nahumvaga nuko nasanze biratandukanye kubera ko burya iyo umuntu ari ahantu akaba atarahagerera ashobora kwemera ibintu bitari ukuri byinshi, ariko iyo umuntu ahageze abasha kubona yuko ibyo bavugaga petetre atari ko biri. Bavugaga par exemple ko wenda iyo umuntu ageze mu Rwanda ashobora kuba afungwa, bashobora gusanga imirima ye barayifashe akaba atarenganurwa, ariko nasanze vraiment amategeko hari n'uwafata umurima w'umuntu sirito gufata umurima w'umuntu hari abantu batinya gutaha kubera ko imirima y'abantu bayifashe. Amategeko vraiment mu Rwanda hari amategeko kandi amategeko meza yo mu Rwanda nuko ahera hasi, ari nabyo byiza mu baturage ubwabo. Noneho abantu bahagarariye iyo midugudu ni ukwishyira hamwe kw'abaturage kugira ngo amajyambere abashe kuhagera, amazi, umuriro muri ibyo biturage, inzira bakaba bazikora, abantu bakabashobora kwivuza bitabagoye. Noneho rero muri aho hantu bari ukora ko bari muri bigurupe ahantu hamwe, bafite n'amategeko y'aho ngaho ku buryo nta muntu ushobora kubeshyira undi, nta n'uwabeshyira undi, bahita bamunyomoza. Impungenge iyo umuntu ari impunzi burya aribaza akanisubiza, nicyo kibazo. Orke mu by'ukuri irifo kugira umuntu baza akanagusubiza, umuntu bimenyereye nabo. Njyewe impungenge zose nari ifite Madame la Ministre abashije kunsubiza. Njyewe mfite n'ikibazo eske ntashye ntago ashobora kundenganya nako maze igihe kinini hanze, parce que hari abantu batubwira yuko mbona iyo maze igihe kinini hanze deja bari infraction ikosa, ibyo ngibyo ntago ariko biri. Ukuntu babitubwiraga batubwiraga ko ugeze mu Rwanda urebye na butanaryama ngo uzasinzire, ariko jye nasinziriye yewe naho nabanje kwinjira muri Kigali narasinziriye neza, nta kibazo nigeze mpura nacyo kuko numvaga mfite umunezero gusa, umutekano, umunezero. Imyubakire yaho itandukanye niyo twari turimo, noneho n'imyifatire iratandukanye, ari amasomero aratandukanye, ari imihanda, ari amashuri, ari ikinyabupfura, ari urukundo, ari ubwisanzure, ari amahoro arimo bitandukanye nayo twasize. Mu Rwanda nta byo kuvuga ngo baravangura, oya ni bamwe bose, ari naho twahita, ari naho turi hose. Nabonye ari izina umunyarwanda ryonyine rikora gusa, ari abantu bashyize hamwe, ari ibintu bari mu rukundo gusa, bamwe gusa bonyine. Impungenge zo urumva twasuje nk'abari mu mashuri batubwira intangiriro y'ukuntu bagomba kugufasha. Nuko kugufasha nubwo waba utavuga ngo intangiriro nawe uratangira ureshye n'abariya, ariko intangiriro kuva uyifite kandi ukaba ufite n'abayobozi bakuyobora ari ukuntu ugomba kugenda, kandi amahirwe mfite nkaba n'uyu mwene data ahari, kandi n'ibyo numva nibagiye mu mutima ari buze kanyibutsa, ndumva nta kibazo gihari. Yavuze ko bagomba kuba banyubakira inzu cyangwa bakareba ahandi, ariko byaba ngombwa bakanyubakira, nkareba ko nanjye najya mu nzu yanjye nkakora ibyanjye. Nk'ubu ndazi gukora amasabune, ngewe nkakora nkanigisha abandi bakampamo n'agasente, ntabwo nabigishiriza ubuntu, nanjye nkikorera nta kibazo naba mfite. Numva ko nakwibeshaho n'umuryango wanjye mbonye inkunga. Ngewe nkubwiza ukuri, kubera abantu baza bavuye mu Rwanda, nkaba muri bibihe bavayo bamwe, ndetse twamaje kumenya ko baba baturutse Rwanda kubera amabanja y'amadeni barimo nka leta, bamwe barariye imisoro y'amashiringi y'abandi, aya mashirahamwe. Hari n'abatoroka bazanye amapiki bavuga ngo barahunze pe, kandi amapiki ari aya government bari kugurisha hano mu Kiva. Abo rero nibo baza bavuga ngo bari kwicana, ngo nta kindi kiri kwica. Twaragize ubwoba, ariko nje niviriyeyo ubwoba bwashize, nataha kubera ko ndumva mu Rwanda ndiheza. Abana banjye bamaze imyaka 7, sinarinzi ko bangana, ntaraba bagiye ari abana, none n'abagabo bari mu mwaka wa 3.
iyo impunzi z'abanyarwanda baje bakabonana n'imiryango yabo nibo ba mbere babihera amakuru y'impamo y'uko babayeho mu Rwanda, bakaba barushaho kwizera ukuri kwayo kuko bari abavandimwe babo. Ndagijimana Patrice yongeye guhumuriza mushiki we Patrice ko u Rwanda ari amahoro, ko kandi nawe amwifuriza gutahuka akaza bakarubanamo. Ni ukuvuga ngo igihugu cy'u Rwanda kimaze kugera ku ntera ndende. Umuntu ararya akaryama, umutekano ni wose. Ubu nko mu masibo namubwiraga nkuko twamubwira ati ndi ntore ku mukondo, bivuga yuko ubu ngubu abatayobora nibo bake. Abo bayobora umuturage ubu ngubu bose nko mu masibo aho ngaho, buri muntu wese afite uburenganzira, afitemo imyanya wayoboramo. Tuvuga yuko igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kimaze kwiyubaka, nta macakubiri ahari. Ni ukuvuga ngo umunyarwanda wese arimo aribonamo ko igihugu giteye imbere. Ni ukuvuga ngo twese ubu ngubu turi bamwe. Umuntu yagize ikibazo tucyumva vuba, tukagikemura vuba, nta tutiriwe tuvuga ngo uyu ni umuhutu, uyu ni umututsi. Aya ibi ntibiriho. Ni ukuvuga ngo icyo namushishikariza yuko n'ejo bakimaza kumongeraho, nahise mubwira ati taha muri mu biki, ko igihugu cy'u Rwanda cyubatse, ko kigezeho kiryoshye, mwebwe muzasanga igihugu kibasize. Igize niko mwatahuka mukava mu buhungiro mukareka kwitwa impunzi. Impunzi zagize amahirwe yo gusura u Rwanda, bakabona ishusho nyayo y'u Rwanda, urukundo n'urugwiro bakiranywe, ndetse bakanabona ko bamwe mu miryango yabo batekereza ko itakiriho ihari kandi itekanye, bahise biyemeza kureka ubuhunzi no kubishishikariza abo babana mu buhungiro, kuko basanze nta kibazo kiri mu Rwanda cyatuma hari abaguma kwitwa impunzi. Ku bwanjye igihugu ni cyiza, ndimo kwitegura ku buryo nzataha, abandi mu kwitegura muri makeya. Daboro burya izina yita ubuhunzi muri make ni nk'igitutsi. Kuba nasanze daboro umuryango wanjye uhari, nkaba nasanze icyo bita droit, amategeko arengana umuturage akora, iminsi mikeya nahamaze basha no gushaka amakuru ku bwanjye kwa handi, nabonye vurimo ikintu cyamyamotive kuba nataha, nuko nashaka nanjye kugira ngo nanjye nje gushaka iri terambere nanjye ringereho. Naje mfite amatsiko ubwo ninagerayo se bizagenda gute, ariko ukuntu nakiwe n'ukuntu nahageze, gahunda mfite niyo kugenda mbwiza ukuri abo nanjye nasiziriya, ariko ku mutima yabo sinzi uko hameze, nzabwira uko ikiriho. Uwuzumva zumva, ubutazumva nakazi ki. Ikibazo cyo kwitwa impunzi nta gaciro bigira pe, ariko kuburi iwanyu witwa izina ry'umunyarwanda cyonyine n'ukuntu bufashwe byonyine birahagije. Ngewe ikintu nababwira umunyarwanda wumva ko ari umunyarwanda, kandi wagize ikosa ashatse gutaha yataha, kuko waraburana. Niba ufunzwe baguca imyaka ugafungwa, nta mugabo udafungwa. Niba uzi ko nta kibazo ufite ahubwo warakerewe, n'urugero ngenda babwiza ukuri, n'ubu ngiye kugenda mbere yanyu. Hano muri Uganda uri impunzi bafite kukwirukana, bafite no kugufunga. Ubwo rero aho kugira ngo umuntu andindagize gutyo, kandi igeze mu Rwanda nsanze ari amahoro. Izi gahunda zo gufasha impunzi z'abanyarwanda gusura u Rwanda, bakareba n'amaso yabo uko rumeze, nyuma bagasubira mu bihugu baba barahungiyemo, kubwira abo babana mu buhungiro amakuru anyomoza ibihuha baba bumva bisebya u Rwanda, banabaca intege ko batahutse batakwakirwa. Izi gahunda ziba zigamije kubafasha gufata icyemezo cyo kureka ubuhunzi, abashaka gutahuka bagataha bakibasha gufashwa kubonerwa itike bacyura, abashaka kuguma mu bihugu bahungiyemo mu gihe bacyafite ibikorwa byabo bagafashwa kubona ibyangombwa mu bihugu babamo batiriwe baza mu Rwanda. Ibyo byose bigakorwa mbere y'itariki ya 31 z'ukwa 12 y'umwaka 2017, dore ko aribwo sitati y'ubuhunzi rusange ku mpunzi z'abanyarwanda bahunze hagati y'1959 kugeza mu 1998 izaba yasojwe. Turabashimira abanye natwe mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Mwiboneye ko abakiri impunzi babeshwa byinshi bakavuga ati u Rwanda nta mutekano, nta nubwo bazabakira. Nyamara iyo bageze mu Rwanda basura muri gahunda yiswe Come and See, Go and Tell, babona urugwiro bakiranwa, bakareba imiryango basize uko ibayeho, bakanareba n'iterambere u Rwanda rwagezeho muri rusange, bakava mu Rwanda biyemeje kureka ubuhunzi. Reka tubitse ko kubindi bisobanuro muhamagara nimero itishyurwa ya Metemari 120. Naho mu kiganiro cy'ubutaha tubifurije ibihe byiza.